yavutse ubwa kabiri yumvise ijambo ry'Imana kandi Paulo yaravuze ngo yarasaza uw'imbere agasoreka. Mwabyumvise? Uw'imbere ajya arazamuka, uyu nguyu akamanuka agasubira mu gitaka aho yavuye. Uyu nguyu arya ibyo uw'imbere atarya, uyu areba aho uw'imbere atareba, uyu yambara ibyo uw'imbere atambara. Nicyo kigutera ubugome n'ubugugu, gutanga bikakunanira, ukagira imyenda myinshi amamodeli ya kera n'aya vuba, ukabura amaso yareba umukene uri iruhande rwawe kandi bahari. Ntabwo uyu yatuma ukoramo. Ariko iyo duhuye n'imbaraga z'ijambo ry'Imana, aleluya, nujya ubona ukozemo akantu kagatanga mu mafaranga yo gatanga 1000, ujye uvuga uti shimwa mwami Yesu kusunitse kamere nkabishobora. Ndababwira ukuri, udukurikije urugero tugezeho, abitorero nta mukene ukiganya ngo burare inshuro 5 nta muntu uramenya ko yaburaye. Sebura muranyumvise ra? None reka mbabazi, Dorukasi mugira ngo yarazaga mu rusengero akazana metero yo gupima abantu. Yari afite metero mu mwuka, amaso ye akitegereza akamureba akavuga ati nkurikije uburebure bwe. Ugira amaso wamurokore, amina ivuganye natwe, sembagurika gakeya kumucera ushyira abakene naho gusimbuka ubigabanya. Murarakaye? Murakare nimushaka muceceke, Imana ishimwe ko muhoze. Mva mwana wanjye mvuganye nawe ntugira metero ireba abakene. Koko murareba aho igisirimu kigejeje abantu kugeza aho umuntu ashobora gukora anniversaire y'umwana wagatanga 5,000,000 cyangwa 10. Nta metero yigeze atera hirya yiwe ngo abone umukene abe yamuvana hamwe 100,000. Byibuza mwishyurire amezi 2 asinzire, amaze ayo masengesho y'amezi 2 Imana yahagarara ivuga iti rwose narwara nzajya kumurwaza. Bibiliya yavuze ngo hahirwa uwita ku bakene, ngo Uwiteka azamwitaho kandi azamurinda mukiza. Ngo uwo muntu Uwiteka azamwiyegamiza ahondobereye arwaye, azamwirwariza amwiyegamiza. Nta gihe tujya turwaza abantu umuntu akagera ku rwego rw'uko bamwiyegamiza. Uwo muntu wita ku bakene ngo Uwiteka azamwiyegamiza. Koko niyo waremba wegamiye mu gituza cy'Imana urumva ubutarwariye heza. Ngo ahondobereye, ngo ikindi ngo Imana ntizigera imuha abanzi be ngo bamugirire uko bashaka na rimwe. Kandi ngo ku munsi w'ibyago, ku minsi isanzwe nta kibazo ni rusange, ariko ku munsi w'ibyago Uwiteka azahagurutswa no kumurinda no kumukiza. Ngo icya kabiri niyo yarwara akagira amakuba menshi ngo azamubyutsa kuburira mukize, nkuko Dorukasi yabyukijwe mu rupfu agahabwa abera n'abakene. Cyukuri ibintu abantu basigaye bakora, twe guhera mu ndirimbo n'abisi baraturushije. Murarakaye? Asante sana ko mucecetse. Buna abantu bashaka ko tubabwira ijambo ry'Imana bari kogeza nk'abari ku kibuga kuri stade raka. Baje gatubwira ijambo ry'Imana tukumva dufite ubwoba, ugasanga waratsinzwe, warapfuye, ugahaguruka wihannye, ugafata ingamba ukajya gushyira mu bikorwa. None buno ni ry'ijambo ry'Imana, naho turi kogeza se ne ku mupira. Ijambo ry'Imana rikwiye kugutsinda muko, rikwiye kugutsinda musori we. Mbega imirimo yawe ingana iki? Ni imibi gusa. Hariho abantu bafite imirimo ibabaje abantu, ikababaza iwabo, ikababaza imiryango. Imana ikakuzahura ikakuzamura, wamara gukira ukazajya ujya iwanyu Kibungo cyangwa n'ahandi mu ntara utwaye imodoka witwaye kugira ngo bakurebe ba bantu b'iwanyu. Ntiwibuka n'amashuri wizeho yo mu cyaro, wagera ukavuga niho twize, biriya biro twarabitinyaga disi ku gihe cyacu, none harasadutse. Wateye inkunga aho hantu se wize ko wamaze gukira? Warahatekereje kuri umuhanga n'umunyabwenge umaze kubintita ukabugeze ku rwego rwo hejuru, wigeze wibuka amashuri wizeho ngo ugende ubatera inkunga, byibuze batere n'irangi ku buryo uzahanyura azavuga ati ahantu hize abantu bageze kuri uru rwego, ntibameye abayoboye za minisiteri bamaze gutya. Ibyo bintu warabitekereje? Ahubwo icyo dutekereza Imana imaze kudutabara dutekereza kujya kwiratayo. Imana yangira neza uko ngana uko nkaba nkashobora gutwara imodoka no gusubira Nyabihu kugira ngo kumukamera bose bamenye ko natabawe. Hahirwa uwita ku bakene, ahubwo subira iwanyu ujya kureba abantu uko bameze. Aleluya. Byemera se nabo muturanye biratunaniye?
Mane tugirire neza bavandimwe. Dorukasi yakoze ibintu bitangaje, yari afite amaso, se mwabyumvise, agapima umuntu n'agatuza k'umugore akamenya ikanzu imukwiriye ntacyo amubwiye, akagenda akagura imyenda akayidoda akayishyiramo modeli yatekerejwe n'umwuka wera, akayizana nawe akazana ibifurushi byenda mu gihe cy'amateraniro, yahagera akajya arya karumwe kandi yamenyaga abababaye kuruta abandi, akabakatana hari inyuma akamubwira atakira